Yesu Kristo nashimwe. Nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Ariko reka tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, wera wa Isiraheli, Mana ikomeye. Nongeye kugushima ndaguhimbaje umwanya nk'uyu nguyu wongeye kuduha kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uruwera kandi urakiranuka. Tugushimiye ko dukunda kandi utwitaho, tugushimiye uburinzi bwe bwatubayeho. Icyubahiro n'ikibi cyawe, abamama n'abapapa wabarinze, abasore n'inkumi wabarinze, abana n'abasaza wabarinze. Nyaguhora ku ngoyi Imana nta wundi tubikesha ni wowe, nubishimirwe. Kuba tugeze ino saa duhumeka umwuka w'abazima, nuko hari umugambi dufiteho. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Nuko Mwami mwiza rero, umuja wawe ngiye kugaragara imbere yawe, nganira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ijambo ryawe ryo rirera kuko ryabayeho ntarabaho, ryabayeho rirema byose. Niyo mpamvu nciye bugufi ku bwaryo, kuko njyewe ntago nkwiriye, ahubwo nezwe nawe kugira ngo nkubere igikoresho kizima gishimwa nawe, maze unyuremo uvugane n'ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu Kristo nashimwe. Tugiye kuganira amagambo ari mu gitabo cya Ezekiyeli, ibice 33, umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 16. Ibice 33, umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 16. Nuko rero mwana w'umuntu, ubwira ubwoko bwawe uti, gukiranuka k'umukiranutsi ntabwo kuzamurokora ku munsi w'igicumuro cye, nabyo ibyaha by'umunyabyaha ntibizamwica umunsi azahindukira akava mu byaha bye. Nyamara ukiranuka ntabwo azabasha kubeshwaho nako ku munsi azacumura. Nimbwira umukiranutsi ngo kubaho uzabaho, akiringira gukiranuka kwe kandi agakora ibibi, mu byo gukiranuka kwe nta na kimwe kizibukwa, ahubwo azapfa azize ibibi bye yakoze. Kandi nimbwira umunyabyaha nti gupfa ko uzapfa, nahindukira akareka icyaha cye agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, umunyabyaha nagarura ibyo yahawe w'ingwate, akagarura ibyo yibye, akagendera mu mategeko ahesha ubugingo, ntakore ibibi, kubaho azabaho, ntabwo azapfa. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamwibukwaho. Yakoze ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, kubaho azabaho. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Tumaze gusoma no majambo y'Imana, ariko uyashyize mu make wakumva ngo ibyo navuga ngo iby'Imana idushakaho ni ugukiranuka. Yaba ari umunyabyaha Imana iramushaka ko yihana, yaba ari umukiranutsi Imana irashaka ko abigumamo, kuko ibyaha nidukora ibyaha twibwira ngo turi abakiranutsi, ibya mbere byacu bizibagirana, habarwe ibyo tugeze izaduhemberaho, izadusanga. Rero iyo nabihaye umutwe uvuga ngo imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe binanije umugenzi, aho abantu benshi bacitse intege, abandi bananiwe, ndetse benshi basubiye inyuma. Nyamara uko gusubira inyuma byashobokaga ko hasigaye igihe gitoya tugatabarwa. Byashobokaga ko hasigaye igihe gitoya ibyari bitumye usubira inyuma bigakurwaho, kandi naho bitakurwaho byaba byiza ukomeje gukizwa, ntusubire iyo wavuye ngo umere nka za mbwa zasubiye ku birutsi, ahubwo ugakomeza kuba mu murongo w'Imana igushakamo, ikazagusangamo igutabara, kandi nawe itagutabara ugakomeza gukizwa. Ijambo ry'Imana rero riratubwiye ngo, yabwiraga Ezekiyeli umuhanuzi, yamubwira ngo nuko rero mwana w'umuntu, ubwire ubwoko bwawe uti, nuko rero nanjye ndababwira bwoko bw'Imana cyangwa abantu b'Imana, gukiranuka k'umukiranutsi ntabwo kuzamurokora ku munsi w'igicumuro cye. Niyo ushaka kuba warahanuye, nushaka kuba waravuze ubutumwa ukazenguruka ibihugu, ukazenguruka amahanga, ibyo ntibizakurokora igihe uzaba wagiye mu byaha.
ibyo ntibizakurokora ku munsi w'ibicumuro byawe. Ibyo ntibizakurokora. Ibya mbere ntabwo bizabarwa. Biba bisa nka kwa kundi gufata amata yuzuye igikombe, ariko ku munota wa nyuma ukajojoberezamo wenda tuvuge nk'ifu y'amakara cyangwa se nk'agatonyanga k'amakara k'umukara. Donc ya mata yose aramenwa. Cyangwa se nk'uko isazi yagwa mu mata, ntabwo wafata amata yaguyemo isazi ngo uzayanywe, urayamena. Cyangwa se mvuge urayabogora mu kinyarwanda cyiza. Rero biradusaba ko dukomeza gukiranuka kwacu kugira ngo tuzabigororerwe. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Kandi nanone wa munyabyaha nawe wibwiye ngo ati njyewe, hari igihe umuntu yiciraho n'iteka akavuga ngo njyewe ahanjye hararangiye, mbona nzarimbuka. Ariko kugeza utaragera ku munsi w'urubanza uracyafite amahirwe menshi yo kwihana kandi ukababarirwa. Uracyafite amahirwe menshi yo kubona ubugingo buhoraho. Igihe cyose ugihumeka umwuka w'abazima, Uwiteka aracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana yo mu ijuru nitugirire neza, kandi Imana yo mu ijuru nidutabare. Nimbwira umukiranutsi ngo kubaho uzabaho, akiringira gukiranuka kwe kandi agakora ibibi, mu byo gukiranuka kwe nta na kimwe kizibukwa, ahubwo azapfa azize ibibi bye byose yakoze. Ibibi bye yakoze. Kandi nimbwira umunyabyaha ni gupfa ko uzapfa, kandi nibyo abanyabyaha bazapfa, ndetse nta nubwo bazapfa rimwe, bazapfa kabiri, kuko inyuma y'urupfu rusanzwe hari n'urubanza. Bana yo mu ijuru nitugirire neza. Bapfuye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Nahindukira akareka icyaha cye, uwo munyabyaha agakora ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, umunyabyaha nagarura ibyo yahaweho ingwate, akagarura ibyo yibye, akagendera mu mategeko ahesha ubugingo, ntakore ibibi, kubaho azabaho, ntabwo azapfa. Imana yo mu ijuru nitugirire neza. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamwibukwaho. Haleluya, Imana ishimwe. Ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizamwibukwaho. Yakoze ibyo gukiranuka bihwanye n'amategeko, kubaho ko azabaho. Imana yo mu ijuru nishimwe, kandi Imana yo mu ijuru itugirire neza. Nagira ngo nkubwire rero mwene data, wikwigirira nabi, ukomeze wisuke mu byaha ugira ngo imbabazi z'Imana zakuvuyeho cyangwa zararangiye. Imbabazi z'Imana ziracyahari. Imbabazi z'Imana ziragutegereje ngo ahari nawe wahindukira ukava muri ibyo byaha urimo. Ahari nawe wahindukira ukava muri ubwo bujura. Ahari nawe wahindukira ukava muri uko kubeshya. Ahari nawe wahindukira ukava muri ubwo busambanyi. Ahari nawe wahindukira ukava muri ayo mashyari n'amoko n'inzangano n'ubugambanyi. Ahari nawe wahindukira ugafasha hasi izo ntwaro zose za Satani, ukaza Uwiteka akakugirira neza, akakwejesha amaraso y'igiciro cyinshi, akakwejesha amaraso y'igiciro cyinshi, akakumaraho uwo mwanda wose, akakumara. Ibyaha bitera depression bene data, akakumaraho uwo mwanda wose, ugakira iyo depression, ugakira uko kwiyanga, ugakira uko kwiyahura, ugakira uwo mutima mubi wumva wakwiyahura, wumva ubuzima bukurambiye, ugakira uko kwiyahuza ibyaha, ugakira uko kwiyahuza inzoga, ugakira uko kwiyahuza ubusinzi n'ubusambanyi, ugakira ugatandukana n'abapfumu, ugatandukana n'abarozi, ugatandukana n'abakonikoni, ugatandukana n'imbaraga z'abarangi. Hindukirira Yesu. Haleluya, aracyagutegeye amaboko, nawe aragushaka ngo haraho wahindukira. Kandi ndakubwira nawe wahoze mu nzira nziza ukorera Imana, wumva utakwiyandurisha ibyaha, ariko ukarambirwa gutegereza, ukarambirwa gutegereza, ugasubira inyuma. Reka nkubwire, ushobora kuba waririnze cyane, ariko umunsi umwe ukagwa mu cyaha, Satani akakubonerayo akakwicirayo, ukabubuza ubugingo buhoraho. Ntabwo Imana izareba ngo yarankoreye, ntabwo Imana izareba ngo yaramvugiye, ntabwo Imana izareba
ngo yari umuririmbyi mwiza, ntabwo Imana izareba ibyo ngibyo. Ibyaha byawe bya nyuma bizaza bitwikire kwa gukiranuka kwawe, ntikwibukwe ukundi. Ndakwinginze, garukira aho ngaho. Nawe wari ubivuyemo, garukira aho ngaho, garukira aho ngaho. Nta mugisha uri i Yeriko, nta mugisha uriyo. Guma i Yerusalemu, guma mu nzu y'imitsima, naho waba ubona hari inzara y'akanya gato, ariko ubutabazi bwaho buhoraho. Ijisho ry'Imana ntiryabavuyeho. Abantu bari i Yerusalemu, ijisho ry'Imana ribahoraho. Wikwigirira nabi, wikwigirira nabi, wikwiyangiza. Imana iragukunda kandi Imana ikwitaho uko bwije n'uko bukeye. Ibyo yibwira ni byiza kuri wowe, wigira ikiguca intege. Hari impamvu ushobora kuba uri muri ibyo, hari impamvu ushobora kuba irimo kugeragezwa. Wikwigirira nabi ngo wumve ko uburwayi bukunanije ngo ujye mu bapfumu. Wikwigirira nabi, aho kugira ngo ujye mu bapfumu uzapfe ubone ubugingo buhoraho. Ndabisubiramo, aho kugira ngo unanirwe ujye mu bapfumu uzapfe ubone ubugingo buhoraho. Kuko urupfu rw'abakiranutsi ni urw'agaciro mu maso y'Imana. Haleluya. Niba wabyumvaga, urupfu rw'umukiranutsi ni urw'agaciro mu maso y'Imana. Ntuzigere na rimwe uteshuka ku gukiranuka kwawe kubw'uburwayi. Ntuzigire na rimwe uteshuka ku gukiranuka kwawe kubw'ubugumba, kubwo wabuze urubyaro. Tegereza Imana, tegereza Imana. Ubupfakazi bwigukura ku Mana. Tegereza Imana, tegereza Imana. Reka nkubwire, abana bigukura ku Mana. Umutware cyangwa umufasha wawe yigukura ku Mana ngo wumve binaniye ushaka guca izindi nzira. Wirekura, komeza. Hari igihe tujya tureba ibitugose cyane cyane tukabirutisha imbaraga z'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo birimo kukurwanya ni ibiremwa, ariko kukurwanira ni Umuremyi, kandi ubugingo bwawe arabushaka bukomeyeho. Emera ugeragezwe uko Imana ishaka. Emera ugeragezwe uko Imana ishaka, ariko wirinde gukora ibyangwa n'amaso y'Imana kandi waramaze kumenya ukuri. Hari ukuri wamenye benshi babuze, hari ukuri wamenye abenshi biyahura bataramenya. Hari ukuri wamenye abagabo benshi batazi, hari ukuri wamenye abagore benshi batazi, baruhiye muri ino si, barimo barajarajara muri ino si. Hari ukuri kwinshi wamenye abakobwa n'abasore bari hanze aha bataramenya. Ndakwinginze rero wowe wakumenye gukomeze, gukomeze, komeza ukuri wamenye, wicibwa intege. Erega ibi byose birimo kutunaniza ni impamba yo muri uru rugendo. Ibinanije abagabo ni impamba yo muri uru rugendo. Ibinanije abamama ni impamba yo muri uru rugendo. Ibinanije abasore n'inkumi ni impamba yo muri uru rugendo. Ntabwo ari ibyo, ntabwo tuzabivana muri ino si. Muri ino si tuzahamagarwa, haleluya, ngo tuzambara indi mibiri mishya. Uko Yesu azaba asa natwe icyo gihe niko tuzasa. Ntabwo tuzajyana inzu, abagore ntituzabajyana. Izaguhamagara ugende uri umugabo, umugore wawe asigare kabone niyo mwapfira mu modoka imwe muri agisida. Azabazwa ukwe, ubaze ukwawe. Ntabwo muzagendera hamwe, ubugingo bwanyu ntabwo buzakirirwa hamwe. Niba mwabyumvaga ibi bintu, ntabwo bizakirirwa hamwe. Bivuze ngo ibitunaniza muri uru rugendo, ibikubujije amahoro, ibikubujije ubugingo, ni ibintu bito.
reka no gutinda muri aya magambo, reka dusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, tugushimiye ijambo ryawe ryiza. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ryuzuye imbaraga. Turakwinginze ngo rize rigire umumaro mu bugingo bw'abaryumvishe, kandi nanjye rigira umumaro muri njye, mu izina rya Yesu. Umugabura n'ugaburirwa basangire kandi bagabane kuri iyo migisha. Reka twebwe twese ritugirire umumaro, icyama ukazasanga twebwe twese tukwiteguye, icyama umunsi uzagaruka Kristo gutwara itorero ugasanga kwizera kukiri muri twe. Ngaho ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bibane natwe, kandi kubaho kwawe kube mu buzima bwacu, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana rero ibagirire neza, Imana ibaha umugisha, ndabakunda mu izina rya Yesu.